Muhawe ikaze nanone ku gice twahariye ibibazo n'ibisubizo abantu benshi bakunda kwibaza ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Muri kumwe n'ibisanzwe umubyaza Bibwireyesu Dorcas. Tugiye gusobanukirwa ibibazo biteye amatsiko cyangwa se abantu benshi bakunda kwibaza ku buzima bujyanye n'ubwo umubyeyi n'umwana. Ikibazo cya mbere kiragira giti: ni ryari umutima w'umwana utangira gutera? Ubundi umutima w'umwana nyine ugomba gutera kugira ngo umwana abe ari muzima, uterera mu nda, ariko umubyeyi ntabwo yamenya niba uri gutera. Ariko ikimenyetso cya mbere kikwereka cyangwa se kikubwira ko umwana umutima uri gukora ni uko uba uri kumwumva nyine akina mu nda, icyo ababyeyi bita gukina mu nda cyangwa se gutera imigeri. Ariko guca mu cyuma cyangwa se ekogarafi ibibona mbere y'uko wowe ubyumva. Ibona niba umutima w'umwana uri gutera. Hagati y'ibyumweru 5 na 6 ekogarafi irabibona, ikabona ko umutima w'umwana uri gutera biri normal cyangwa se bisanzwe. Hari ibipimo dupimiraho tukamenya niba umutima w'umwana uri gutera neza kandi bihagije. Hagati y'ibyumweru 5 na 6 umutima w'umwana muri ekogarafi ubona yuko uri gutera. Nshishikariza ababyeyi kujya guca muri ekogarafi cyangwa mu cyuma hakiri kare kugira ngo basobanukirwe cyangwa bamenye neza niba umwana batwite umutima uri gutera. Ikindi kibazo cya kabiri: ni ryari umwana atangira gucurama? Ubundi umwana ukiri mutoya ntago aba yagacuramye. Acurama ari uko umwana atangiye kwitegura kuvuka, agatangira no kumanuka ajya mu bice azavukiramo. Rero akenshi umwana acurama mu gihembwe cya 3. Ariko tutavuze yuko hari abacurama mbere bagacurama mu gihembwe cya 2. Ubwo tuvuze igihembwe cya 3 ni amezi 3 ya nyuma nibwo umwana atangira gucurama. Ariko tutibagiwe yuko hari n'abana birangiye badacuramye. Akenshi iyo umubyeyi arangije bya byumweru 39 umwana yaramaje gukura 40 ataracurama, uyu mubyeyi abyara bamubazi. Kuko uyu umubyeyi umwana utaracuramye kuvuka bisanzwe biragorana, ashobora gupfa ari kuvuka. Niyo mpamvu ababyeyi abana banze gucurama babaha randevu bakaza bagakorerwa cesarienne kugira ngo twirinde impfu z'abana bari kuvuka. Ikibazo cya 3: umwana akina ryari cyangwa se atera imigeri ryari? Ababyeyi benshi ni ibibazo bagiye bambaza, ndavuga ni nzabisubiriza hamwe kugira ngo abantu bose babisobanukirwe. Hagati y'ibyumweru 16 n'ibyumweru 24 umwana atangira gukina. Iyo tuvuze ibyumweru twebwe tubara mu byumweru, ariko ababyeyi benshi usanga babara mu mezi. Nk'uko tubizi ukwezi kugira ibyumweru 4, ubwo ibyumweru 16 ni amezi 4. Amezi 4 umwana atangira gukina. Hagati y'amezi 4 n'5 umwana atangira gukina. Uwihuse amezi 4 baba watangiye kumwumva atangira gukina. Kugeza ku byumweru 24 ubwo ni amezi 5 n'igice 6 gutyo umwana watangira kumwumva akina. Ikibazo cya 4 kiragira giti: ni ryari namenya igitsina cy'umwana? Ababyeyi benshi baje guca mu cyuma usanga bafite ikibazo cyo kumenya cyangwa se bifuza kumenya igitsina cy'umwana batwite. Ariko hagati ubundi ku byumweru 14 muganga w'izobere cyangwa se uzobereye muri ekogarafi cyane ashobora kubona igitsina cy'umwana. Ariko ubundi byoroshye hagati y'ibyumweru 19 na 20 ubwo ni amezi 5. Ku mezi 5 hagati ya 4 n'igice n'5 igitsina cy'umwana cyagaragara neza byoroshye. Ikibazo cya 5: namenya ryari ko ntwite? Abantu benshi usanga bakunda kwipima bakoresheje ya teste de grossesse abantu bagura muri farumasi, bagapima bakoresheje inkari. Nibura ku minsi 7 n'8 ushobora gukoresha kariya gateste wa musemburo
wa HCG cyangwa se Human Chorionic Hormone ukorwa na nyababyeyi kugira ngo umubyeyi mu gihe yamaze gusama kugira ngo yanda igumemo uyu musemburo wageze mu nkari ku minsi 7 n'umunani wapima ugasanga hajeho twa turongo tubiri ukaba utwite, hazaho akarongo kamwe ukaba udatwite. Nyuma y'ibyo rero, nyuma y'icyumweru ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ushobora kwipima ukareba niba utwite cyangwa udatwite. Murakoze rero, tuzakomeza dusobanukirwe n'ibindi bibazo byose dufitiye amatsiko ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Mwari kumwe n'umubyaza Dorcas.